Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turi kuganira ku izuka rya Yezu. Ejo twabonye ukuntu Yezu yabonekeye Mariya Magadalena, ariko Mariya ntiyamumenya kubera yuko we yari yarishyizemo uwo Yezu azabona uko azaba ameze, akavuga ati nintamubona ameze gutya, nintamubona ari umurambo urambitse hariya, ubwo ntabwo azaba ari Yezu. Noneho agezeyo asanga Yezu yazutse, ariko Yezu amubonekeye ntiyamumenya. Kubera iki? Kubera ko we yari yamaze kugena ishusho ya Yezu. Ni ukuvuga ngo yagiye kumva azi uwo Yezu ari busange uko araba ameze. Agezeyo rero, kubera ko Yezu atari twe tumuha uko agomba kuba ameze kuri twebwe, asanga Yezu ameze uko we ashaka. Asanga Yezu ameze uko Imana ishaka. Ubwo ni mu yandi magambo, kuko mvuze we watekereza ko ari Mariya Magadalena. Yasanze Yezu asa uko Imana ishaka, uko Data ashaka, kuko Yezu yaje gukora ugushaka kwa Data. Ni ukuvuga rero ngo Imana yamuzuye mu bapfuye, Yezu yarizuye. Hari igihe abantu bavuga ngo Yezu yarizuye, abandi ngo Imana yaramuzuye, ukibaza utese bimeze bite? Nuko Yezu ari Imana. Mu batatu Yezu ni Imana, ariko kandi nubwo ari Imana afite role ye. Ibyo ngibyo tujye tubisobanukirwa. Imana Data, iyo turimo gusenga cyangwa se turimo gusoma Bibiliya, dusanga Imana Data yarakoranye cyane n'ubwoko bwa Isiraheli, akorana nabo cyane mu cyo twita ikiragano cya kera cyangwa isezerano rya kera. Imana Mwana aza gukorera mu isezerano rishya, ariko kandi agiye kugenda asiga Imana Roho Mutagatifu. Akaba iyo Mana Roho Mutagatifu ari ku murimo uyu munsi, akomeza kutwigisha no kudusobanurira n'ibindi bizaza. Mbese ari kumwe natwe, yagiye mu bwenge bwacu. Ibyo byose turabyumva. Mu bumana barangana, baruzuzanya, bakora bimwe, ariko bahana igihe. Haleluya. Icyo kintu tujye tugisobanukirwa, kuko ntabwo bakora bavunda. Oya, bahana igihe rwose. Ngewe nkurikije uko nagiye, mbese ngewe uko nagiye mbisobanukirwa, nuko kuntu ngewe nagiye mbyibonera n'amaso yanjye. Imana Data ni ukuri, ninkubwira ngo iraboneka abantu bakayibona, ntutekereze ko ari ikintu kidasanzwe. Nibyo Bibiliya iravuga ngo ntawabonye Data keretse uwo Mwana ashatse kumwereka. Ni ukuvuga rero ngo iyo wabonye Data uba wabonye Mwana, iyo wabonye Mwana uba wabonye Data. Niko bimeze. Ariko kandi ni abapersona batatu. Iyo tuvuga ngo ni les trois personnes, ni ukuvuga ngo ni abantu batatu, les trois personnes en Dieu. Niko tuvuga, ni abantu batatu bari mu Mana imwe. Ni batatu ariko bagize umwe. Bagize umwe rero gute? Bakorera hamwe, baruzuzanya, barumvikana. Nta kintu na kimwe umwe akora undi atagikoze cyangwa se atacyemeye. Mbese muri make baruzuzanya. Ubwo bwuzuzanye, ubwo bwumvikane, uko kuba umwe muri bo, niko gutuma tuvuga ko ari umwe. Ariko mu by'ukuri iyo wenda ubabona mu buryo butandukanye. Reka ngerageze kugusobanura nkurikije uko ngewe nabyiboneye. Imana Data uko ngewe nagiye numva anganiriza, ni umubyeyi pe. Mbese sinzi ukuntu njya mbivuga, bijya binanira kubisobanura. Haleluya. Imana Data ni umubyeyi. Ni umubyeyi. Haleluya. Ni umubyeyi pe. Ni umubyeyi kandi ni umubyeyi ufite impuhwe. Imana Mwana ni ngewe, reka mvuge ngemereye kuri ngewe, Imana Data ngewe anyereka nk'umubyeyi, kandi Imana Mwana akaza nk'umukunzi duhorana buri gihe. Imana Roho akaza nk'umwigisha unsobanurira ibyanditswe, wuzura muri wowe ukumva. Haleluya. Ukumva hari ibintu byinshi cyane bihindutse muri wowe. Ntabwo rero kubatandukanya byoroshye, kuko aho Data yageze abanzirizwa na Roho Mutagatifu. Roho w'Imana arabanza akaza akamera nk'umuyaga uhushya aho hantu, akabanza akahakubura, akahategura, Data akahagera.
mwana abanzirizwa na roho mutagatifu, roho w'Imana araza akabanza akigisha, agasobanura, akoroshya ubwenge, mwana akaba arahageze. ngenda avuga uko nagiye mbibona. Imana mu batatu tuzagira igihenda cyo kubaganiraho tugerageze gusobanukirwa, ariko icyo nashakaga kukubwira ni hahandi bamwe bavuga ngo yazuye, ngo Imana yazuye, yatanze umwana wayo w'ikinege ngo apfe kubw'ibyaha byacu, iramuzura. noneho rero natwe twaba turi gusoma tukavuga ngo Yezu yarizuye. Izo mvugo zombi ukaba wibaza utese ni Yezu wizuye cyangwa ni data wamuzuye? Aho niho nashakaga kugusobanurira. Ni ukuvuga ngo data bikora, mwana bari babyumvikanye, mwana bikora, data bari babyumvikanye. Ariko impamvu gusobanurira ni batatu muri umwe, ni uko hari ahantu Yezu yageze akavuga ati dawe, iyi nkongoro wayicishije kure yanjye, kandi akavuga ati sinaje gukora ugushaka kwanjye, naje gukora ugushaka kwa data. Bikumvikana yuko yari yaje kubw'itegeko rya se, kubwo kumvira se, kandi yatsinze kubwo kumvira. Ni ukuvuga rero ngo hari data, hari mwana, hari roho mutagatifu, nubwo ari batatu muri umwe, ariko kandi bagira uko bakorana mu buryo bwuzuzanya. Data rero yagiye mu buryo bwe, ndavuga ngo mu mategeko ye cyangwa se mu mabwiriza ye bwite, ndavuga mu mwihariko we. Reka mvuge ni data yagiye mu mwihariko we. Mu mwihariko we ni hehe? Ni hahandi Yezu nubwo ari Imana na se, ariko Yezu yubaha se, aramwubaha kandi aramwumvira cyane. Kandi iyo se avuze ati kora iki, Yezu ahita agikora. Ubwo rero ni ukuvuga ngo afite ububasha, reka tuvuge ngo ububasha busumbye ku bwa Yezu. Kuko yamubwiye ati genda, Yezu akagenda. Kuko yamubwiye ati gira gutya, Yezu akabikora. Kuko yageze aho Yezu akavuga ati dawe, icyatumye untererana n'iki? Nuko Yezu yari azi yuko data ari we mushobora byose kuri we. Yezu afite ububasha, noneho ububasha bwa Yezu bukaba buturuka muri se. Aho niho akura ububasha, aho niho akura imbaraga, aho niho akura ibyo akora, muri data. Noneho rero roho mutagatifu agakura ibyo akora muri Yezu. Ni ukuvuga ngo data, mwana, roho mutagatifu. Kuko Yezu yaravuze ati nagiye ntabwo roho yaza, kandi ataje ntabwo mwazasobanukirwa ibyo navuze. Ni ukuvuga ngo Yezu yaravuze, arakora, ariko kandi hari uwagombaga kuza gusobanura. Ni ukuvugira rero Imana yazuye umwana wayo mu bapfuye, ariko ntabwo yamuzuye ku ngufu. Kuko iyo Imana ivuga ngo Yezu, ubwo nayo ivuga ngo nyagasani Yezu. Iyo Imana ivuga ngo mwana wajya haguruka, umwana we akavuga ati simpagurutse, ubwo ni ukuvuga ngo yari kuba data yabishatse, ariko Yezu arabyanze. Noneho rero ni ukuvuga ngo iyo tuvuga ngo Yezu yizuye mu bapfuye, ni ukuvuga ngo yarabyemeye kuzuka. Data yaramubwiye ati byuka, nawe arabyuka. Ni ukuvuga ngo yakoze ugushaka kwa data mu kumvira. Aho ngaho rero tugerageze kwasobanukirwa. Burya iri somo ry'ubutatu butagatifu rigora abantu benshi cyane. Ubutatu butagatifu ngewe navuga ni bugoye twebwe kubwumva, kubera yuko gusobanukirwa, kuzuzanya mu isi ntabwo bikunda. Ntabwo bikunda kuko burya hari igipimo duhagararaho kirenze ndetse n'ubushobozi bwacu. Ku bushobozi bwacu hari aho twumva kuzuzanya, kumvikana. Iyo rero bakubwiye ngo umuntu yumvikana n'undi ngo ku kintu icyo ari cyo cyose, rimwe na rimwe ntubasha kubishyikira kubera ko ntabyo uzi. Abantu bo mu isi tumenyereye yuko abantu bumvikana ku bintu bimwe na bimwe, ibindi bakoroherana. Niko twebwe mu isi bimeze. Burya n'abashakanye iyo bagiye kubigisha barababwira ati mugiye kuba umubiri umwe, ariko muzabana mu buryo bw'ubworoherane, muzagerageze koroherana, mugerageze kumva ko nta muntu n'umwe utunganye, mbese byose bizaba ari ukoroherana.
ni nacyo papa amaze iminsi yigisha ku ngo z'abashakanye. njya mbona inyigisho ze no ku munsi w'abakundanye yaravuze ati abakundana burya ntugatekereze ko mugenzi wawe ari marayika ugiye kwikundiramo, mbese ahubwo mugerageze koroherana kubera ko nta muntu n'umwe w'intungane uriho. iyo dutekereza rero data mwana na roho mutagatifu tubatekereza muri bya bice by'ibicagate byacu bituzuye. aho rero niho bitucanga, byamara kuducanga tukavuga ngo ntabwo byasobanuka. ariko reka nkubwire, banza wemere ko Imana yuzuye, ni mbese iratunganye byuzuye. rero kujya mu butungane bwuzuye ukabutekereza uri umunyabyaha ubwabyo ntibigushobokeye, kuko buriya dutekereza duhereye ku byo twebwe dusobanukiwe. muvandimwe ugana mu ijuru byumve, dutekereza duhereye ku byo twebwe dusobanukiwe. iyo umuntu avuze ikintu ugerageza gushaka ishusho yacyo muri wowe kugira ngo ubashe gusobanukirwa icyo avuze. iyo iyo shusho utayifite hari uburyo ukoresha bwo kuyimajina. hari iyo wabonesheje amaso ariko hari n'iyo ushobora kwimajina. bakubwira bati Yezu ni mwiza, Yezu ni muremure, none ukavuga uti nubwo ntamubonye ariko ni imajina ya shusho. iyi ni hari ishusho buryo ugira igaruka muri wowe. uko niko umuntu atekereza. noneho rero iyo bavuze Imana data ugira ishusho wowe wiremera, bavuga Imana mwana ukagira ishusho wiremera, bavuga ubutungane ukagira ishusho wiremera. ariko noneho ibya mwana ibya data n'ibya roho mutagatifu birenze ishusho twiremera, akaba ariyo mpamvu bitugeraho bigahita biducanga. haleluya. iyi nyigisho rero tuzayinjiramo pe mu buryo burambuye. nzagusobanurira ku mikorere y'ubutatu butagatifu, ngusobanurire n'impamvu kubusobanukirwa bigoye turi abantu. ni ukubera ko birenze imitekerereze yacu, birenze imyumvire yacu, kubera ko biri mu butungane twe tutarashyikira. niyo bavuze ngo Imana ngo ni intungane, nyir'ubutagatifu, ntabwo uretse kubivuga muvandimwe ariko ntabwo bisobanukiwe. ni nyir'ubutagatifu. iyo bavuga ngo Imana, abandi bo mu yandi matorero baravuga ngo irera, Imana yera, ukavuga yera, ubwo uhita wowe utekereza iki? wa mweru wacu, ukumva ko wa mweru utera uko mbese uhita wumva biragucanze. aho rero niho duhagarara, iby'ubutatu butagatifu bikatubera urujijo. ariko ntabwo ari uko ari urujijo mu by'ukuri, nta nubwo ari nuko Imana idashaka ko tubimenya, ahubwo birenze imyumvire yacu kubera ko birenze ishusho dufite muri twebwe. haleluya. aho tugerageze kuhumva. Yezu rero nubwo arenze ishusho twifitemo ariko yigize ishusho dushobora kubona, kugira ngo duhereye ku ishusho dushobora kubona dutekereze no ku ishusho tudashobora kubona. kuko Yezu ari mu isi yari umuntu, ariko azuka yazukanye noneho ubumana, aribwo bwa bundi yageranye kuri Mariya Magadalena akamuyoberwa. haleluya. yazutse atakiri wa wundi. ndetse n'ikimenyimenyi tugiye gukomeza turaza kubyumva, turasoma twumve, turaza kumva ukuntu noneho yazutse atakiri umuntu, yazutse ava mu bapfuye, azuka atakiri wa wundi wagendagendaga mu bantu. nubwo abigishwa be bagiraga ubwoba bakagira ngo ni umuzimu, burya umuzimu aba ameze nk'umuntu, ariko kandi wajya kumukoraho akazimira. njya mbibona mu mafilime, ntabwo ndahura n'umuzimu wenda mu buryo bw'ubuzima busanzwe. njya mbibona nko mu mafilime berekana ukuntu umuntu yapfuye akagaruka mube, ariko wenda kenshi na kenshi mbibona mu mafilime wenda y'abantu bihorera, wenda umuntu yaroze undi, yamara kumuroga wa wundi agapfa, noneho yamara gupfa akazajya agaruka agatera wa wundi wamuroze akamubuza amahoro, yaba aryamye akaza, mbese muri make berekana kwihorera. ntabwo rero Yezu yazutse aje kwihorera. icyo ngewe nagusobanuriraga ni uwo muzimu ukuntu aza, wa muntu akamubona ariko abo bari kumwe ntibamubone, akavuza induru ati
yajya kumukoraho akamubura, cyangwa se ari umubyeyi wapfushije umwana yakundaga, umwana akaza umubyeyi yajya kumuhobera akamubura. Umuzimu rero nuko akora. Yezu rero we yaje atari umuzimu, aravuga ati nimuzane n'ibiryo dusangire mubone ko ntari umuzimu ahubwo ndi muzima. Haleluya. Ni ukuvuga rero ngo abigishwa ba Yezu ntibari bagisobanukirwa iby'ubuzima bwa Yezu kuko bwari burenze imyumvire yabo. Ni ukuvuga rero ibintu byinshi twebwe bavandimwe bigarukira burya ku myumvire yacu, byarenga ku myumvire yacu bikaba biraducanze. Icyo nicyo rero tugiye kumvikana. Reka rero turambure ubwenge bwacu bugufi bubashe kwakira ibikeya dushoboye kumva. Haleluya. Ariko bitavuze yuko icyo tutarasobanukirwa ari ibanga Imana yaduhishe. Weka nta banga ririmo, kuko Yezu yaravuze ati uwambonye aba yabonye Data. aho ngewe ndi Data nawe abahari, na Roho Mutagatifu abahari. Ukumva ko ntago ari ibanga, ahubwo ikigoye ni ukubisobanukirwa tujyanye n'amashusho y'ibyo mu isi twe tubona. Nta bwumvikane buba mu bantu tuzi, nta rukundo rwuzuye ruba mu bantu tuzi, nta butungane buba mu bantu, byose biracyari ibicagate. Ubwo rero ko ufite ibicagate ukabasha gutekereza ku byuzuye ntago bishoboka. Nukuri ntabwo bishoboka. Ariko muvandimwe ugana mu ijuru, hari igipimo tuzajya tugenderaho gake tugende dusobanukirwa. Si uko Imana itashatse ko tubisobanukirwa, oya, ntabwo Imana yashatse kubigira ibanga, oya, ahubwo birenze imyumvire yacu. Icyo rero tugiye gukora nk'uko Roho yabibwiye Saint Augustin, yaramubwiye ati uko ubona iyi nyanja idashobora kwinjira muri aka kakobo, ni nako nawe udashobora gusobanukirwa iby'ubutatu butagatifu, kuko ubutatu butagatifu bungana n'inyanja, naho agatwe kawe kangana n'akobo, ni akantu gato cyane. Si uko amazi adashobora kujya muri ya nyanja, nako amazi adashobora kujya muri ka kobo, ahubwo nuko umuntu aba ashaka kugira ngo akore icyo twita l'impossible. L'impossible rero ni ugufata iby'ubutungane ukabishyira mu mutwe w'umunyabyaha. Ibyo ntabwo byoroshye. Ariko hari amazi makeya yajyaga muri ka kobo. Ayo mazi make yajyaga muri ka kobo rero niyo twebwe natwe tugomba kujya tubasha kwakira, twakira ibyo dushoboye kwakira, ariko n'ibindi tuzagenda tubyumva. Wenda ushobora kwibaza utese byagenze bite. Mutagatifu Augustine ari mu batagatifu bakomeye muri kiliziya, kuko bamushyira parmi les docteurs de l'église. Ni ukuvuga ngo ni abatagatifu navuga ngo bakomeye, bagiye bakora ibintu bikomeye cyane, cyangwa se bagiye batanga n'ibitekerezo bikomeye, bagiye batanga n'inyigisho nyinshi zikomeye. Mutagatifu Augustine rero agire gutya, amaze yarafite nyina yitwaga Monica. Ihinduka rya Augustine wenda naryo tuzariganiraho muri ubwo butatu butagatifu mu gihe mwanya Nyagasana azawuduha. Augustine yari umutagatifu wakoze ibintu bibi, akora ibyaha byinshi, ariko nyina Monica akaba ku mavi, agahora amusengera igihe kiba kirekire, umwana ntakizwe, umwana ntahinduka, ahubwo akarushaho kuba mubi, ariko nyina ntiyava ku mavi. Icyo rero tukakirebaho twiga kugira gute kudacika intege mu gusenga. Augustine rero yaje guhinduka aba mutagatifu ukomeye. Noneho muri bwa butagatifu bwe yashyizemo n'ubwenge, kuko yari yarize amashuri. Noneho igihe kimwe aza kwibaza ku by'ubutatu butagatifu, anabikoraho ubushakashatsi, avuga ati ngiye nzakora ubushakashatsi. Aragiye atangiye iby'ubutatu butagatifu. Igihe kimwe arimo gutembera agera ku nyanja, asanga umwana ari gucukura akobo. Yarangiza gucukura, uko yacukuraga ka kobo agafata ikiganza cye akadaha amazi mu nyanja akajya ashyira mu kobo. None Augustine aragenda aramwegera, aramubaza ati se wa mwana we uri mu biki? Mwana aramubwira ati rero aka kobo mfite ndashaka kugira ngo aya mazi y'inyanja ajye muri aka kobo yose, ajya iyi nyanja mbese izashirire muri aka kobo. Mutagatifu Augustine aramubwira ati se urumva ibyo bintu bishoboka koko? Ubwo byanze bikunze yaramusetsa ati uyu ngo ari gukora iby'ubwana, ariko nawe yabifasheho umwanya arabiri, aramubwira ati ibyo bintu uri gukora ntabwo bishoboka. Noneho umwana aramusubiza ati ukurera ubona bidashoboka,
niko nawe udashobora gusobanukirwa iby'ubutatu butagatifu. nuko iyo nkuru isobanutse nunakwirangira, ariko icyo igisobanuro kirimo nuko udashobora gusobanukirwa iby'ubutungane mu gatwe k'umunyabyaha. ariko hari utuzi duke twajyaga muri kakobo, twajyaga gusa uwo mwana ashakaga ko y'amazi y'inyanja yose azajya muri kakobo, ntabwo byari gushoboka. akobo ni gato, inyanja ni nini, urumva ntabwo byakunda. rero icyo Nyagasani ashaka kutwigisha uyu munsi, aravuga ati ako kobo kawe gatoya emera ugashyire hafi y'inyanja, wemere udukeya tujyamo, hanyuma unsingize. Haleluya. Muvandimwe ugana mu ijuru, ibyo Mutagatifu Agustin atabashe gusobanukirwa ngo abigere imuzi, Nyagasani ashobora kubigusobanurira cyangwa akabisobanurira, tukabisaranganya tukabisangira, kubera yuko Yezu akubwira ati wowe zana ako gatwe gatoye, ni gato pe, ugashyiremo udushobora kujyamo. Reka rero tuzana agatwe kacu. Haleluya. Tukazane nka Mariya Magadalena, tukazane twiyemeje kwakira ibyo Nyagasani aduha, ariko tutifitemo gahunda yo kuvuga ngo Yezu asa gutya, kuko Mariya Magadalena we yatekerezaga Yezu ugiye kuza ari umurambo. burya niyo bafata ibuye bakarirambikaho yari aryamye, yari kugenda akavuga ati Nyagasani arahari, kuko yari kuba yabonye umurambo. ariko noneho ntabwo we yabonye umurambo, ahubwo Mariya Magadalena yabonye imvi iri mu busa. ibuye ntaririho kandi imvi iri mu busa. Mariya Magadalena ntumurenganye ngo uvuge ngo ariko se ngo kukingo yatekereje ko baba bamutwaye. burya ibya Nyagasani bibura urujijo. erega Nyagasani irindi zina yitwa ntumenyere. muvandimwe ugana mu ijuru azakwereka ibyo ashaka, ariko hari ibyo atazemera yuko usobanukirwaho, kuko birenze ubwenge bwawe. turacyari mu bicagase, ni nayo mpamvu iyo dutekereza tutagomba kumva yuko wenda biturenze ngo kuko Imana itashatse ko tubisobanukirwa. uko udashobora gusobanukirwa iby'ubutungane, ni nako utazasobanukirwa iby'ubuzima bwawe. Nyagasani azajya gutunguza gahunda ze. n'ijambo ry'Imana rirabivuga ngo ahanyu n'uyu munsi ejo si ahanyu. kubera iki? ubuzima wita ngo ni ubwawe, ngo njyewe ngo ubuzima ni ubwanjye, ntabwo ari ubwawe si ubwawe. kubera iki? kubera yuko numara kwemera Yezu, ntabwo ari wowe uzaba uriho, ahubwo ninde? ni Yezu muri wowe. Yezu namara kuba muri wowe rero niwe uzagenga ubuzima bwawe, niwe uzamenya aho uri buce. kubw'ibyo rero muvandimwe, uyu munsi wenda urabona ko urwaye, uyu munsi wenda urabona ko ufite ikibazo iki cyako, ntabwo uzi ngo ejo bizaba bimeze bite. niyo mpamvu nkomeza kukubwira nitegereza finale yawe. finale rero tumaze iminsi tuyiganiraho, reka dutegereze iherezo ry'iyi filime iri kudukinirwaho, kuko irahari, ahubwo dusengere ko iryo herezo riba ryiza, rigahesha Imana icyubahiro. Haleluya. Yezu baramubwiye bati Lazaro ararwaye, ukundi ararwaye, aravuga ati iriya ndwara ntabwo ari iyo kumwica, ahubwo ni iyo guhesha Imana icyubahiro. Haleluya. nuko bukeye Lazaro arapfa. ushobora kuvuga uti Nyagasani ntabyo yarazerega, nawe yaratatonaga, ntabwo ari byo. yarazi cyari bukorerega no yarakubya Lazaro. uzasobanukirwa byinshi. Yezu nta panika, Yezu nta papa, Yezu ntabwo ahinda umushyitsi, arakomeye kuko asi cyari bukore. bati Yezu, bati Lazaro yapfuye. hatereka ntabwo Lazaro yapfuye, arasinziriye. batari ko none uyu yararwaye. none se uwapfuye baramuyoberwa, usinziriye n'uwapfuye baramuyoberwa. muvandimwe rero ugana mu ijuru, hari igihe twebwe twishyiramo kuvuga ngo bigende gutya bimere gutya, ariko Nyagasani afite gahunda ye. twishaka rero umuzimu mu bazima, twishaka uwapfuye mu bazima, ahubwo igihe wagiye kwa Yezu ujye umubwira uti Nyagasani nyiyereka ukurikije uko ushaka. Haleluya. ibyo nibyo tumazemo iminsi, ni nabyo Mariya Magadalena yagombaga kuba yaravuze. nyiyereka uko ushaka, nje kugushaka Nyagasani Yezu, ariko nyiyereka uko ushaka. ngo Mariya Magadalena rero yabonye Yezu, ngo aramubaza ati mugore urarizwa n'iki? urashaka nde? Mariya akeka ko ari umunyabusitani, aramubwira ati nyakubahwa, niba ari wowe wamutwaye mbwira aho wamushyize maze mujyane. ubutwari bwa Mariya Magadalena nabwo ni ikintu gikomeye cyane.
nabwo turashaka kubuganiraho. Nyakubahwa, niba ari wowe wamujyanye, mbwira aho wamushyize. Umurambo wa Yezu nkunda, nubwo yapfa ariko ndacyamukunda. Haleluya, amina. Nubwo yapfa ariko ndacyamukunda. Muvandimwe ugana mu ijuru, ubu butwari bwa Mariya Magadalena nabwo duse n'ababutindaho. Mariya Magadalena kugira ngo ahaguruka ajya kureba umurambo wa Yezu, rwari urukundo rukomeye cyane cyane ko abigishwa ba Yezu batari bagiyeyo. Ni ukuvuga ngo ababanye na Yezu ntibagiyeyo, ariko Mariya Magadalena wagiriwe neza na Yezu, kuko Mariko avuga yuko ari wa mugore wakuwemo roho mbi ndwi. Reka tuhasome Yezu Abonekera abe. Yezu amaze kuzuka mu gitondo cy'uwa mbere w'isabato, abanza kubonekera Mariya Magadalena, uwo yari yarirukanyemo roho mbi ndwi. Ni ukuvuga rero Mariya Magadalena yari afite abadayimoni, yari afite imyuka mibi, roho mbi ndwi, kandi zari zifite imbaraga cyane. Yezu azimwirukanamo. Amaze kuzimwirukanamo, Mariya Magadalena akunda Yezu cyane, ndetse ngewe ndavuga nti amukunda kurusha ababanye nawe, amukunda kurusha abagendanye nawe, amukunda kurusha abandi bose. Kuko urabona yuko mu gitondo yabanje kubonekera, mbese azuka Yezu yabanje kubonekera Mariya Magadalena. Wakwibaza utese ko icyo atabonekeye abigishwa be, nuko Mariya Magadalena we yazindutse ajya kumva yitwaje umubavu wo gusiga umurambo. Ni ukuvuga ngo rwa rukundo nirwo rwatumye Mariya Magadalena abona Yezu mbere y'abigishwa be. Kubera iki rero? Kubera yuko urukundo uzagirira Yezu ari narwo ruzatuma ugenda umusanga. Urwo rukundo rero ni narwo ruzatuma umumenya uko ameze by'ukuri. Haleluya. Ni ukuvuga rero ngo ikintu gikomeye Mariya Magadalena yatanze ntabwo ari imbaraga, kuko siwe warushaga abigishwa ba Yezu imbaraga, si nawe wabarushaga wenda amaguru yihuta. Ashobora no kuba wenda tuvuge Mariya Magadalena yararaye agenda kugira ngo ahagere. Aho babigishwa birukanse bakahakoresha amasaha 2 cyangwa isaha imwe, Mariya Magadalena ashobora kuba yarahagiye amasaha 4 cyangwa 5. Ariko icyo tureba ni rwa rukundo rwamubujije amahoro, rwamubujije amahwemo, akavuga ati naryama nte naza aho umwami wanjye aherereye koko. Umunsi uko twamushyinguye, urumva ko Mariya Magadalena ntiyabashije gusinzira. Mbese Yezu bamushyinguye kuwa gatanu, kuwa gatandatu Mariya Magadalena arazinduka cyangwa se agenda igicuku cyose. Tudashidikanya kuvuga yuko igihe Yezu yari mumva Mariya Magadalena we yari mu rujirajiro, nta mahoro yari afite. Noneho aragenda ajya kureba Yezu. Impamvu rero yamubonye mbere y'abandi nuko we yagize izo mbaraga zo kumusanga mbere y'abandi. Haleluya. Icyo tujye tucyumvikana rero. Nusanga Yezu mbere y'abandi azagusubiza mbere y'abandi. Yezu amaze iminsi ambwira ati dore ngiye guhemba bihanganye bakantegereza, kandi guhemba ntago mwese muzahemberwa rimwe. Ntago nukubera ko nuko wenda muri group imwe mukaba mwarageragejwe, mwarasangiye ikigeragezo, ntago bivuga ko mugiye guhembwa nka group. Ibyo bintu yarabimbwiye, arambwira ati gendo bimbwira abasenga. Ntago mugiye guhembwa nka group, ahubwo muzahembwa buri wese igihembo cye bitewe n'umuhate n'umwete yashyize mu kwihanganira ikigeragezo, yashyize mu rukundo. Buriya rero urukundo rugira imbaraga. Birashoboka ko Mariya Magadalena wenda yatinyaga inyamaswa z'ijoro, ariko icyo gihe yaravugaga ati nizishaka zindye n'ubundi kubaho atariho ntacyo bimariye. Haleluya. Mva rwa rukundo ariko rwitanga, nibashaka banyice ngiye kurara ngenda n'ubundi buse bwo ndiho umwami wanjye atariho, umukunzi wanjye ntakimubona, ubuse ndiho gute? Oya, reka ngende basi noneho ndebe nuko uwo murambo waramutse. Ariko urumva urukundo. Mariya Magadalena ntago ashidikanya ko yariraga, yahagurutse iwe arira, ababajwe n'ibyabaye ku mwami n'umukunzi we, birumvikana. Ariko kandi ntabwo yarababajwe cyane nuko bamwishe gusa, yaranababajwe nuko atakiri kumwe nawe. Yumvaga umuyaga mu mutima we, yumvaga umuyaga iruhande rwe, akavuga ati ubuse nabahone ntamufite, nabahone adahari.
uru rero akaba ari urukundo rukomeye cyane, urukundo Mariya Magadalena yagiriye Yezu. Ngewe njye mvuganira uruta n'urw'abashakanye. Abashakanye hari ukuntu iyo umwe apfuye n'undi arababara, birumvikana, ariko ntabwo bimubuza gukomeza ubuzima, ndetse bwacya mu gitondo ukabona yishakiye undi, cyangwa se wenda akihangana, yego, ariko mu by'ukuri mbese muri make kubabara bigira burya nabyo bigira intera bigenda birutanaho, ariko kandi burya uwo mwashakanye arapfa bikarangira. Ariko Mariya Magadalena yaravugaga ati ubuse nabasha se kubaho gute ntamubona? Reka nta nubwo yategereje ko hashira wenda igihe kingana iki ngo bajye kwizihiza anniversaire, oya, we yabyukiye kumva. Bamushyinguye kuwa gatanu, Yezu yazutse kuwa gatandatu nijoro mu rukerera mbese rwo ku cyumweru, ubwo nitubishyira mu minsi yacu kuwa mbere w'isabato. Noneho rero muri urwo rukerera abonekera Mariya Magadalena. Ushobora kwibaza utese Mariya Magadalena yageze kumva gihe ki? Kubera iki se Mariya Magadalena yagiyeyo akagenda wenyine? Burya rero reka nkubwire mwabavandimwe mwe, mu rukundo habamo kwiyemeza, mu rukundo habamo kuba personnel. Ni ukuvuga ngo ugafata icyemezo cyawe bwite utagombye kugisha abandi inama. Mariya Magadalena ntabwo yagiye mu bigishwa ba Yezu babwira ngo ariko se ngo uko muryamye musinziriye ngo ntabwo muzi ko mwamushyinguye, mwaje tukajyana kumva, basi ngiye ko mfite amavuta noneho mukamperekeza nkajya kuyamusiga tukareba nuko yaramutse. Oya, ntabwo Mariya Magadalena yaciye muri izo nzira zimeze gutyo. Ntabwo yagiye kuvuga ngo none se ngo Lazaro, kuko Mariya Magadalena yari mushiki wa Lazaro. Noneho ntabwo yavuze ngo rwose ngo Lazaro we ngo wamerekeje ngo ko yakuzuye wamerekeje. Oya, kwa Yezu muvandimwe ugana mu ijuru ni ugufata icyemezo cyawe bwite. Haleluya. Mariya Magadalena yafashe icyemezo cye bwite, atagishije abandi inama, atagombye guhamagara ngo nabo babyumve. Ngo se ngo reka ngo Mariya Magadalena ngo abanza akoresha inama, ngo avuge ngo ariko ngo ngiye ngo ko nkunda Yezu ngo kuryama bikaba byananiye, ngo ubu dukora iki koko? Oya, Mariya Magadalena yabuze amahoro ku giti cye. Mariya Magadalena arahaguruka ajya kumva ya Yezu. Haleluya. Agenda ku giti cye, adafite ubwoba bw'ibisambo ashobora guhurira mu nzira, adafite ubwoba bw'abayahudi bamwishe. Yarazi ko n'abasirikare barinzi iyo mfu, yari abizi. Ntabwo ari kuvuga ngo Mariya Magadalena ngo aravuga ngo reka ngeyo ngo wenda ngo hari bamusize wenyine. Oya, yaravugaga ati ninshaka mpfe n'ubundi kubaho ntacyo bimariye ntamufite. Haleluya. Haleluya. Muvandimwe ugana mu ijuru, urwo rukundo rugeraho ngaho niturwambare. Nubwo twaba turi abanyantege nkeya, tukaba dufite wenda kumva ngo turamubona ameze gutya nk'uko Mariya Magadalena abitekerezaga, ariko basi banza ugire urwo rukundo, nirwo ruzatuma haleluya ya shusho wamuhaye ihinduka. Amina. Ni narwo ruzatuma haleluya icyari amarira gihinduka ibyishimo. Haleluya. Mariya Magadalena yahagurutse aviwe agenda ajya kwa Yezu ariko ababaye, kuko yarazi ko Yezu bamushyinguye, ndetse aravuga ati niba nyakubahwa, niba ari nawe wamutwaye mbabarira, basi umbwira aho wamushyize, mbabarira rwose, basi ngewe mujyane. Ushobora kwibaza utese ubu Mariya Magadalena yari kumujyana he? Ese ko Yezu bamuteruye ari abagabo bangahe? Natwe turabizi ko umurambo uterurwa, ko Yezu nawe yari umugabo. Yezu ko bamuteruye ari abantu bangahe? Ese ubwo Mariya Magadalena yatekerezaga ko ari bumujyana ati? Ntabwo rero mu rukundo ntabwo ibyo ngibyo bitekereza ngo uvuge ngo ndamujyana hehe ngo ndamutwara. Oya, mumpe ngewe uwo nshaka ni umwami wanjye. Urukundo mufitiye nintamubona n'ubundi kubaho nanjye ntacyo bimari. Mumukwari. Haleluya. Haleluya. Mumukwari ngewe ndimenya. Haleluya. Ndirwariza nibikureba munyakubahwa we. Ubwo nyakubahwa iyo ubwira nyakubahwa wundi uranapfukama. Buriya byanze bikunze Mariya Magadalena yari yaciye bugufi kugira ngo amwereke yuko icyamusaba gikuye ku mutima. Nyakubahwa, niba ari wowe wamutwaye mbwira aho wamushyize maze mujyane. Yezu aramubwira ati Mariya we. Haleluya. 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 Muvandimwe. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
haleluya, uri gushakira umuzima mu bapfuye, haleluya, ariko ntabwo akurenganyiriza ubujiji bwawe, haleluya, ahubwo araguhumuriza, haleluya. Umva ijwi rya Yezu kuri wowe muvandimwe wanjye nkunda, umva Yezu aguhamagaye mu izina ryawe, kubera ko wahagurutse ujya kumushaka, haleluya, wahagurutse ugiye kureba Yezu. Umubabaro wari ufite niwo waguteye gushaka Yezu, none we Yezu Kristo, haleluya, aje kuguhumuriza, haleluya, araguhamagara, mwana wanjye we, wibabara, wirira, haleluya, kubera yuko Yezu amaze guhamagara Mariya mu izina rye, Mariya yashize amarira, yahise ahumuka, abona ko uwo yashakaga ari we bari kuvugana. Nuko icyari umubabaro gihinduka ibyishimo, icyari agahinda gihinduka umunezero, maze ahari amarira hahinduka ibitwenge, haleluya. Iyo wahuye na Yezu rero nuko bigenda, ugenda urira, ariko iyo mwamaze kurebana nukuri araguhoza kandi akaguhumuriza, haleluya. Mariya rero agenda mu nzira ajya kureba Yezu yajyanywe n'urukundo, ibyo twabyumvise. Kandi rero abigishwa ba Yezu, Mariya yamaze kugerayo abona Yezu ntawuhari, arirukanka ajya kubibabwira. Baraza barungurutse mumva basanga koko ntawuhari, barigendera bisubirira hehe? Imuhira. Bisubirira hehe? Muri bya bibazo byabo. Imuhira twamaze kumenya hariho ni hehe? Ni hahandi abigishwa bari bifungiranye, nk'uko Mariko abivuga, aho bari bifungiranye. Mariko aravuga ngo nuko Mariya ajya kubimenyesha abari barabanye nawe, bari bakiri mu mubabaro n'amarira, haleluya, bari bakiri mu mubabaro n'amarira. Ubwo ni Mariko umutwe wa 16 ndi gusoma ku murongo wa 10. Nuko Mariya ajya kubimenyesha abari barabanye nawe, ni bande? Ni ba 12 bari bakiri mu mubabaro. Ahangaha rero niho Nyagasana ashaka ko umenya, aha niho imuhira, aho niho bisubiriye. Bisubirira hehe? Bari bakiri mu mubabaro n'amarira, aho niho bisubiriye. Bisubiriye hehe? Mu mubabaro n'amarira. Kandi wa mubabaro ntago ari umubabaro bari bicaranye gusa bifashe mapfubyi, hari harimo no gushidikanya. Ariko subuko kubusibiko ko yatubwiraga se. Ubwo kandi y'abantu bapfushije bamaze no gushyingura batarakurikira, nta nubwo baba bavugana. Uribwira se yuko hari umwigishwa abwiraga mugenzi we ngo ariko ngure bukanga ukuntu yajyaga tubeshya, cyangwa se oya, buri wese yari afite mu mutima we kwigunga, umubabaro n'agahinda n'amarira bari babifite bacecetse. Buri wese ari kwibaza ati ubu si byatubayeho n'ibiki. Birumvikana ko niba bari bafite n'ibiryo, ariko ubwo ushobora kwibaza ukuntu abigishwa bariye Pasika yabo, bayiryanye umubabaro cyane. Ya Sabato y'Abayahudi aba nabo bayibayemo, kuko si uwa gatandatu nabo bawubayemo, ariko umva uko bawubayemo. Bawubayemo bupfubyi, bawubayemo mu mubabaro n'amarira n'agahinda kenshi, kuko umukunzi wabo yari atagihari, haleluya. Noneho bari bicaye, umwe yicaye areba hepfo, undi yicaye areba haruguru, byabayobeye. Nutwo bari batetse ntibabashije kuturya, cyangwa se ndashobora no kuba batari batetse kubera ko Yuda wagombaga kubitegura ntiyari ahari. Bari batariyoruganiza ngo bamenye ngo ninde uzasigara ku burinzi, ninde uzateka. Mbese Petero ariko agahaguruka akareba hejuru akareba hasi akavuga ati ubu ni ibiki koko? Mu gihe bakiri muri ayo ngayo, bumva umuntu arakomanze. Petero aragenda ajya gufungura, kuko urumva Petero niwe wari warasigaranye ubutware, ni nawe wari ufite nako kantu navuga ngo kubugabo k'akanyabugabo. Bumvise umuntu akomanze, ariko kugira ngo bumve ko atari umuntu uje kubagirira nabi, ubwo urumva nawe yakomanganye igihunga n'amarira. Arangije aravuga ati ni njyewe, umva ijwi ni rya Mariya Magadalena. Baramumenya kuko abakunzi ba Yezu ariko baramenya, haleluya.
Amen. Abakunzi ba Yezu dukwiriye kumenyana, tukamenya nuko tuvugana, ariko tujye tubimenya. Haleluya. Njye nsigaye mbona ukuntu amatelefone yacu dushyiraho pini, umuntu kugira ngo ayifungure ukabanza kumubwira password yawe. None mu ijuru niba badafite password, aba Yezu bafite uko bavugana kandi bakamenyana. Mariya yaraje akomanze, ntibagira ubwoba kubera ko bumvize ko atari umuntu uje kubagirira nabi. Haleluya. Baramubaje bati surinde, ati ni njyewe Mariya. Ni njyewe. Bafatanyije umubabaro nuko barafungura. Mariya rero arababwira ati ariko njyewe mvuye kumva kandi Yezu ni muzima. Bumvise ko Yezu ari muzima kandi ko yamubonye, ntibamwemera. Ubwo nibwo bahagurukaga. Hanyuma Yezu yongera kubonekera babiri muri bo. Ni bande? Ni Petero wajyanye na Yohani. Bariruka bajya kureba kumva, niko Matayo Yohana bivuga aho, ariko Mariko wakavuga yuko Yezu yaje kubonekera babiri mu cyaro, ngo bari mu nzira bajya mu cyaro bamubona sukundi, nabo bajya kubimenyesha abandi ariko ntibabemera. Iri jambo ngo ariko ntibabemera ni iryo ngiryo nanjye shaka kugira ngo nkubwire. Bigishwa ba Yezu, Yohana avuga yuko bisubiriye imuhira. Bisubiriye imuhira rero, ubwo nukuvuga ngo bagiye kubibwira bagenzi babo, ntibabyemera. Haleluya. Maria Magadalena kugira ngo abibwire abigishwa ba Yezu baze kumva, nabyo wabyumva. Haleluya. Habayemo kutamwemera, baravuga bati uyu mugore ni umusazi. Iyo umuntu aje kutubwira inkuru tutanemera, tutangira no kumucira imanza mu mutima. N'agatsinda uyu nguyu yari yarahanzweho na roho mbi, roho mbi zongeye kumubyukana. Bari babizi, bari bazi aho Yezu yamukuye. Bati uyu nguyu rero n'ubundi nimumwemera, ibye asanzwe ari umurwayi wo mu mutwe. Wenda hari Yezu yari yaramuvuye roho yamuteraga wenda no kuvuga ibitari byo. Bati ariko uyu nguyu nimumutindeho, uyu nguyu ahubwo ni umurwayi wo mu mutwe. Yezu yamukijije iby'uburwayi bwo mu mutwe, none dore byamugarutse kubera ko Yezu atagihari. Barahaguruka bajya kwirebera. Haleluya. Burya rero muvandimwe, harimo n'akantu gakomeye. Niba uri no gushidikanya ku butumwa umuntu yaguhaye, basi noneho haguruka ujye kwirebera. Wimutwama nurangiza ngo umubwire ngo ceceka aho ngaho widutera ubwoba, yicara aho ngaho dore ko ari nako wamenyereye. Oya. Yarababwiye, baravuga bati ariko ubu uyu nguyu ni umurwayi. Ariko agakomeza ati njyewe namubonye. Barangije babona ari guseka. Bati ariko se yaseka gute kandi koko Yezu atamubonye? Kandi koko bari bazi ko Mariya yari mu bagore baririraga Yezu, bari babizi. Havuga basi ko yariraga, tukaba tuzi ko amarira ye yari menshi. Ubu ngubu Mariya akaba ari na wa mugore waririye ku birenge bya Yezu akamuhanaguza imisatsi. Urumva ko yari afite amarira menshi. Mariya ashobora kuba yarazwi ku kintu cyitwa kurira, nk'uko n'abagore mutuzi kukurira. Abagabo baravuga ngo abagore bose ngo bahora barira. Ariko rero nubwo turira, ariko tuba turizwa n'ukuri. Mariya yariririye Yezu, abigishwa bamuhunze. Mariya n'abandi bagore baririraga Yezu, abigishwa igihe bari bahunze. Mariya we yarari mu nzira y'umusaraba aririra Yezu. Nabyo ni ubutwari. Ariko kandi bwa butwari ntabwo bwagiye ngo buryamiwe. Kuryama byaramunaniye, akomeza kurira. Rega ya Mariya ntabwo yigeze atuza. Mariya yakomeje kuririra Yezu, bigera nubwo yumva agiye gukakara, avuga ati reka ngende basi noneho musiguye umubavu rwose, nindagiza basi menye ngo ameze ate. Agenda atazi ko ari munamusanga ari muzima. Ni nayo mpamvu Yesu amubonekera ari muzima, Mariya atamumenye. We yagendaga azi neza yuko ari mumusanga akiri umurambo. Agezeyo kubera ko rukundo rukubuza amahoro, rugatuma ujya kumva. Ariko muvandimwe, ntabwo ari ahantu uri buze. Twebwe rero tujya kwa Yezu dushaka ijambo. Ngo nambwira icyo anekerezaho, ngo ariko ubundi ngo amasezerano yanjye nayahe, ngo yayandi ngo ko yarangiye, ngo nicyo kitujyana kwa Yezu. Tushaka ngo avuge. Mariya ntabwo agiye kwa Yezu ngo avuge, ntabwo agiye kumubwira ngo Nyagasani igira icyo umbwira, umurambo uravuga. Ahubwo aravuga ati naragukunze ukuri, ijambo ryavuye mu kanwa kawe ryaranyijije, naho waba ucecetse mwami wanjye, kubana nawe biranejeje. Aha rero tuhigira iki? Kwakira ibigeragezo tutagombye kujya impaka.
haleluya. Iyi nyagasani wangiriye neza, ibihe bikomeye uko wabishobojwe warabikoze, niko ubwo Mariya yavugaga. Ariko ubu ngubu uri umurambo ntukibasha gukora, ariko uko birinda gukunda ndacyashima ibyo wankoreye. Ese turi ba Mariya Magadalena, muvandimwe ugana mu ijuru we, wenda koko twishushanyirije Yezu tuzasanga, ariko basi noneho reka twemeranywe twashushanyije Yezu tuzasanga nuko tuzamusanga, ariko reka twemeranywe byibuze twagize ubwo butwari bwo kujyayo. Birashoboka cyane ko ejo nkubwira ni Mariya Magadalena yakoze ikosa ryo kwishushanyiriza Yezu, none uratekereza uravuga uti Mariya Magadalena yewe yanazinduwe n'ubusa, bundize ko oyawe uretse kumutera ibuye. Muvandi wowe ubwo butwara uranabufite bwo kuvuga ngo nyagasani nawe utagira icyuma nzagukorera? Yego ubwo butwara urabufite. Meshaki, Shadrake na Abudenego baravuze bati iyo Mana nidukiza twebwe tuzayikunda, ariko nawe itadukiza, haleluya, ntabwo tuzayivaho. Nawe itaturokora amaboko yawe mwami, ntabwo tuzayivaho. Iyo Mana turacyayikomeye dutyo, muvandura cyayikomeye gutyo. Oya urashaka Imana, Mana we ubuze igihe nasengeye ko ndebe ibigeragezo bitarashira. Erega reka nkubwire, uzi se bari baratubwiye ngo ishapure y'ububabare ngo iyo uyikoze ngo iminsi 7 ngo wikurikiranya ngo uranyenda urugenzi Yezu se ngo cyane cyane ngo kwa kane kwa gatano ngo none ngo ngewe ngo maze gukora na veni ngo umwaka urarangiye cyangwa amezi 3 birarangiye. Indi gusenga ikigeragezo ntabwo cyavuye, ngewe ibi bintu ndabona ari ukubeshya. Kubera yuko ushaka Yezu uvuga gusa. Umva muvandimwe ugana mu ijuru, emera Yezu uri no mumva, haleluya. Emera na Yezu ucecetse, ariko muvandimwe umenye ko nyagasani ashobora guceceka kugira ngo yakureba, ariko haleluya. Mariya Magadalena yaragiye asanga Yezu ntakiryamye hahandi, haleluya. Ariko kandi Mariya Magadalena ntabwo acitse intege, yarahagumye. Niko tugomba dutitiriza mu kigeragezo, bakita gutitiriza kwa kwizera gutuma tuguma. Ariko noneho basi reka nkwereke, hagume ukomeze utitirize. Nyagasani ntabwo yaje ngo avuge ngo Mariya we ngo wagicucuwe ngo ibyo navuze niba byivuze. Yezu yaraje aramuhumuriza, kuko Mariya yari afite umutima uhagaze, none ariko hava te kandi yaragombaga guhumurizwa. Arakomeza aratitiriza. Muvandimwe ugana mu ijuru, wowe utitirije Yezu ugira ngo agire icyo avuga. Mariya Magadalena yaravugaga ati ngewe nitirije ngo mbone umurambo, sinyaneye wenda ko ambwira kuko yarambwiye kandi yarakoze ndamushima, ndetse n'icyatumye nza hano nuko nshima ibyo yankoreye. Siko yari kuvuga, ariko noneho uyu mwami wanjye neza ndamubuze. Mbe muvandimwe ugana mu ijuru, ishyire mu mwanya wa Mariya Magadalena, wowe ubuze Yezu wahava koko? Iyo urasenze biranze, iyo cyageragezo biranze, ntabwo byoroha kuhava. Nyagasani rero icyo atubwira ari nacyo ngewe nakubwiye ejo, aratugira inama yo kwemera tukizera kandi tugakomera. Mariya iyo avuga tumva Nyagasani ashobora kuba atakiri aha ngaha, yazutse kuko yari yarabivuze. Mariya yari kubona Yezu agahita amumenya, kuko ariko batagishaka umurambo. Mariya yakomeje gushaka umurambo kubera kwa gushidikanya, ariko yarahagumye. Ibyo nabyo nkumva ntacyo bitwaye, kubera ko yahagumye kugira ngo yibonere ikindi kimenyetso. Reka tujye mu buzima bwacu bwa buri munsi, muvandimwe wowe ujye uhaguma. Rahira ko iyo mubwiye navuga uhita wigendera, uhita wisubirira hehe? Imuhira. Wisubirira imuhira rero, ariko ugasubira hehe? Mu mubabaro no mu marira. Aho niho wibera. Aho niho rero wa muntu adupingira, wa wundi udasenga akavuga ati ariko uko ndeba musenga ariko mukaba muhora mu marira n'amababaro n'amaganya, wundi uwo musenga ni bwoko ki? Umuntu yaragiye yicara ku kiliziya asabiriza, akajya abona abantu bagiye kwinjira mu kiliziya, nuje ari guseka ahise yimunyamunya akagenda akinjira mu kiliziya atuje. Mu gusohoka akabona abantu bose basohoka batuje kwa kundi ntawe uvugana n'undi. Noneho igihe kimwe umuntu umwe araza aramubwira ati ariko kudusaba kandi natwe tuba tugiye gusaba, wajya uza tukajyana nawe ukisabira. Uwo muntu wasabiraga hafi ya kiliziya aravuga ati ariko ati ngewe mbona uwo mujya gusaba harashobora kuba ateye ubwoba, ati mbona mugiye kwinjira mugahita muceceka mugasohoka mucecetse. Ati ngewe natekereje ko ashobora kuba bakubitiramo hariya. Ati rero uwo muganira nawe ntabaha ibyishimo, ati nanjye ntabwo nzamusanga. Haleluya.
muvandimwe ugana mu ijuru usenga ataguye ibyishimo n'abandi ntibazamusanga. muvandimwe ugana mu ijuru ibyo byishimo uzasanga muri Yezu ni ukuzemera yuko uri bumusange uko we ari bubigene, ntabwo ari twe tugomba kugena uko turi bumusange. noneho rero yaba yabigennye uko ashaka bikatunanira kubyakira, byatunanira kubyakira tugatangira kugira gute kuvuza induru. muvandimwe ugana mu ijuru rero uyu munsi turi buze gutandukana twiyemeje ko tutazongera gucira Yezu inzira, tumureka akazi uko ashaka, ariko kandi n'igihe tutarashira nyirarigi. gushira nyirarigi uzi icyo ari cyo, ni ukumva ko icyo wari ufiteho ingingimira kigiye. igihe ka kantu wari ufite ka kangononwa kataravaho, tegereza Yezu, tegereza wihanganye kandi. Haleluya. ariko nanone twumvikane, no mutegereza wamaze kumushushanya akaza afite ishusho itari nk'iyo wowe wamaze gushushanya, bizagutindira kumumenya kandi ari we muri kumwe, bizatinda kumenya ko ari Yezu muri kuvugana kandi ari we. muvandimwe turi kurebera kuri Mariya Magadalena kugira ngo dukosore byinshi mu byo twajyaga twica dusenga. kimwe twajyaga twica no gushushanya Yezu, icyo twarakirangije, twamaze kubona yuko icyo ashaka gikorwe. Haleluya. sibyo tuvuga muri dawe uri mu ijuru, kandi icyo ushaka gikorwe, ubwami bwawe bwogere hose, ariko kandi icyo ushaka gikorwe. Haleluya. njyewe ndashaka kwamamaza ingoma ya Kristo, ariko kandi sinshaka no kumubangamira. akora uko ashaka, sibyo? numara kubigira intego yawe n'ukuri bizakorohera, bizakorohera muvandimwe ugana mu ijuru, kuko Yezu naza akakubwira ati ngewe nigombye akaguru kawe kagomba gucika kugira ngo unkorere, uzumva ko ariko byagenze. icyo ashaka gikorwe. turi kurwana n'ijambo ryitwa icyo ushaka gikorwe. turukunda Yezu nka Mariya Magadalena, turanahaguruka rwose tukajya kumva, ariko kugeza aho hantu ntabwo turagira ngo icyo ushaka gikorwe. icyo ushaka gikorwe. Haleluya. aho muvandimwe, aho icyo ushaka gikorwe. Yezu rero yarambwiye ati bana banjye muramvuna kandi murambabaza, ni mwebwe abanjye abo nitangiye abavuga ko bashaka kumpoza amarira, nimwe munsubiza ku musaraba. ndaza nkakubwira ngo mfasha gukiza isi, uti simbishaka, kandi ugashaka ngo wowe icyo ushaka ngikore. nakubwira ngo nanjye mfashaka ngakuti simbishaka. mwana wanjye twagendana dute udashaka gukora icyo nshaka? muvandimwe ntabwo byoroshye, ariko reka tubyakire. none se tuzagendana na Yezu ntacyo tumufasha? naguhaye urugero rw'ukuntu nagendanaga na tante mutwaje umutaka, ariko iyo yabaga atampaye umutaka nanjye sinamuherekezaga, nasigaraga mu rugo. Haleluya. none Nyagasani arakubwira ati ntwaza tujyane, uti simbishaka, none uragenda umushoreye. reka umutaka nawe ukwambura, ubwo urajya mu bandi bana ujye gukina n'abandi. njyewe rero nkakubwira ni emera gutwaza Yezu kugira ngo mugendane. nanjye twajyaga guhaguruka, atahagurutse mbona ari kwitegura, nanjye nkitegura, nkaba ndi gucungana n'umutaka, nkawusimbukira mbere y'abandi kugira ngo hatagira uwuntanga, kugira ngo ngendane nawe. kandi kugendana nawe byaramfashaga. nageraga hano, narabivuze kandi ubwo nageraga ahantu bafungura fanta, bamufunguririye nanjye bakampi yanjye n'umugati, nkaba ndawuriye rwose. icyari ikidashoboka ku mwana w'umuntu nkabona kirashobotse. kubera iki? ko namutwaje umutaka. none wowe nushaka kugendana na Yezu ngo umutwaze umusaraba, ngewe natwaraga umutaka, wowe uratwara umusaraba. nushaka kugendana na Yezu ngo umutwaze umusaraba, none niba udashaka kugendana na Yezu, niba udashaka kumutwaza umusaraba, muragendana gute? arakuzanira iki ngiki uti sinshaka. Nyagasani yewe nari narabyakeye, ariko noneho nawe urankabirishe. yewe we umwana si ubu kuko ukarwara ukajya ku mafi. Nyagasani we ariko wanyejije rwose ukankiza. Nyagasani akaguvanaho bwa burwayi akabishyira ku mwana. ariko se mana koko, yewe we nari nemeye rwose, ariko si ubu koko mana, ubu si umwana urwaye ugahora utyo, bikava ku mwana bikajya ku mugabo. ariko se koko mana we, ubu si ubu koko ubu burwayi bw'uyu mugabo, ubu si ubu nzagira ne, bukava ku mugabo bukajya ku muturanyi. ariko se Nyagasani koko, uyu muturanyi koko, ubu se ko ari we wajyagamo amazi akaba rwose noneho atakibasha no kugura amazi kubera ko amafaranga yose bayajyanye rwose kwa mugabo, ubu ndagira ne?
bikavaho bikajya ku muvandimwe. Ariko se nyagasani koko kureba amafaranga ntayongera, akazi kanjye kakaba ari kugenda nabi, kandi rwose ari njyewe ugomba kurwaza uriya muvandimwe ndagirane. Bikamuvaho bikajya ku mubyeyi wawe. Ariko se nyagasani koko ubu koko uyu mubyeyi nzamurwazane kandi uruzi. Tugahora muri ibyo, ntabwo tuvuga ngo icyo ushaka gikorwe. Hari umuvandimwe uretse kumbwira ati umuvandimwe rwose yarembye, umuvandimwe twamenyaniye muri odiyo, arangije arankunda, ariko buriya ni byiza urukundo. Nababwiye ya password y'abana ba Yezu, ariko turayifite. Haleluya, natwe turayifite, dukundana tutaziranye. Mu minsi ishize agira gutya abona umuntu rwose uje n'ahangaha, arambwira ati maze ugenda undebera umudamu witwa Umumararungu Louise, kandi ni umusaza ariko yarankunze cyane. Ati umundebere maze umumpera aka gakado. Anyoherereza agakado yari ashoboye kohereza, ariko muri ako gakado yongeramo akantu gakomeye cyane kariho umusaraba wa Yezu n'umukufi wo mu ijosi. Ndabireba Yezu bimweretse, arambwira ati rero uwo musaraba buriya ufite igisobanuro gikomeye. Iyo umuntu aguhaye umusaraba burya biba bisobanuye ikintu gikomeye. Akuraze Yezu yego, ariko kandi aguhaye na byinshi mu byamuremereraga, atari uko abyikuyeho, ahubwo arizera ko wamufasha guye ku musaraba nka kwa kumwe kwa Simoni w'Isirene. Ati rero umufashe, ndabyemeye. Ntangira kumufasha mu buryo Yezu yambwiye. Hashize iminsi mikeya wa muvandimwe namwandikira nkabona reka data, ariko naramwandikiye mushimira, aranansubiza kandi mbona ko yishimye. Hashize iminsi mikeya namwandikira nkabona reka data ntansubiza. Wa muvandimwe yantumyeho niwe waje kumbwira ati mbese wamenye amakuru ya mushuti wawe? Ntereka da. Ati burya yagiye muri koma, ubu ngubu amazemo iminsi ngahe, mbese muri make rwose ari muri koma. Myumvise iyo nkuru ntabwo yaryoheye, kandi nawe urabyumva muvandimwe. Mbwira Yezu nayiwe ni wa mukunzi wacu yagiye muri koma. Arambwira ati nibwo ikibimenya, ariko nge nari mbizi. Burya kohereza yakado nari nzi ikigiye gukurikiraho. Rero ntumuhangayikire, buriya ibyo ndabizi. Urabyumva? Ndabyumva. Ati ntiwongere kubitekereza, uyu nguyu ndamufite. Haleluya, uyu nguyu ndamufite, kandi icyo nshaka kiri gukorwa kuri we. Haleluya, icyo nshaka kiri gukorwa kuri we, nuko ndeka kurira ahubwo ndashima. N'uwo muvandimwe abimbwiraga arira ati yo, ati umuvandimwe ati, ndamubwira ni Yezu Kristo yambwiye ngo aramufite byihorere, niwe muganga ari kumuvura. Namuvura akamugarura tuzashima, namuvura akajya kumutwara akajya kumuruhurira imiruho n'imihate yo mu isi, nabyo tuzashima. N'ukuri ntabwo twebwe tuzaguma ku Mana kubera ko yakoze ikiryoheye ibitekerezo byacu. Haleluya. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, ibyo mbikubwiye ngira ngo nkubwire ngo icyo nyagasani yagennye hagati yacu kirahari, kandi urukundo yaduhaye rurahari, ariko kandi tuhekerane imitwaro bamwe ku bandi, ariko iyo nayo tuyihekerane kugira ngo ikuzo ry'Imana rikomeze ryamamare. Turashaka kwamamaza ubwami bwa Kristo, ariko ntabwo dushaka gukora ugushaka kwe. Byakunda watwaza Yezu umusaraba udashaka kugendana nawe, byashoboka kugira ngo mugendane nuko wemera guye ku musaraba, kandi kugira ngo wemere guye ku musaraba nuko wumva utababajwe n'ibyawe, ahubwo ukababazwa n'ikuzo ry'Imana. Haleluya. Muvandimwe rero ugana mu ijuru, Magadalena ni wowe ni njyewe muri kwa gusenga kwacu gupfuye, ariko kandi kutagira n'urukundo. Magadalena impamvu yashize akabona Yezu neza nuko yarafite urwo rukundo. Twebwe dusenga twishakira ibyacu, ukavuga uti ngiye gufata noveni nsengera iki n'iki. Yezu Kristo yigeze kuza aransanga arambwira ati ariko ati mwana wanjye ndashaka gukora amasengesho, kandi ari kuyampamagaye gutyo, ubwo mbese biba byakomeye cyane. Ati ariko ngewe ndashaka gukora amasengesho atandukanye n'ay'abandi, ndayakora gute? Ati uzi ko abantu benshi bakunda gusenga basaba nti. Ati wowe rero ndagira ngo usenge ushima yego, ariko utanagira n'icyo usaba, utagira n'icyo usengera, ariko ntumbwire ngo nyagasani ngo nsengeye, oya senga gusa. Ayo masengesho Yezu yanyigishije kuyakora, amasengesho y'amasengesho gusa, gukora amasengesho gusa. Buriya mbere yuko ninjira mu kigeragezo nakoraga amasengesho yitwa amasengesho gusa.
ntacyo nsabira, ntacyo mpagazeho, amasengesho gusa. Ansaba isengesho ryitwa amasengesho gusa. Nagiraga iryanjye ryo gushima. Gusaba rero buriya Nyagasani yagiye kugusimbukisha abanza arakwicaza. Yewe narabibonye. Nyagasani yagiye kugusimbukisha arabanza akakwicaza akanya gatoya none akaguhagurutsa. Burya iyo abantu bajya gukora kuruse kuri abahaguruka njye ndabibona no mu kigeragezo burya niko biba bimeze. Abantu baje muri atletisme cyangwa se muri marato, sinzi uko bimeze, mbere yuko umukino utangira baba bicaye. Wenda se bari no gukora eshofoma niyo tuba dukora igihe dutegereje ikigeragezo. Noneho iyo bagiye gutangira baragenda bakabanza akicara, yarangiza agahaguruka gakeya bakabara 1 2 akiruka. Ubwo rero nanjye njya mbibona. Nyagasani rero yari yaranyigishije isengesho, mbese cyagiye ntegereje ko umukino utangira. Sinenze umukino, ariko nubwo njyewe namaze kubibona mbona ko yari ategereje ko umukino utangira. Nari muri eshofoma rero Nyagasani yayinkoresheje gute? Arambwira ati uhari ikibazo ufite, nukuri Nyagasani ajya bikora. Ukicara ugasanga nta kibazo na kimwe ku isi ufite. Ni njyewe ndumva nta kibazo na kimwe mfite. Ati sengesho ufite ni iryo gushima gusa, nta nubwo nzongera gusaba, njye nta kibazo mfite. Nuko arangije arambwira atariko ati maze wivugira isengesho ry'abakristo gusa. Uwanjye ajya mariko atagombye no kumbwira mwiki nguhaye ngo ni cyarunaka, mwiki ngubikije ngo ni cyarunaka, mbitsa gusa. Aturabyumva ni ubwo nibwo natangiye rero. Nkaza nkabitsa Yezu. Hamubwira ni rero ngewe ndi kuvuga isengesho ry'isengesho gusa. Ntabwo ndi kukubwira ngo urikoreshe iki, mbese ngewe ni isengesho gusa. Nkicara ngasenga nkavuga ni Nyagasani nasengaga iryanjye ryo gushima. Nyuma y'iryanjye ryo gushima ubwo icyo gihe nicyo nakubwiraga nari muri eshofoma, nta kibazo na kimwe nari mfite, nta nicyo nabonaga mfite. Eshofoma ikarangira, yarangira rero akambwira ati cyo usenga gusa byo gusenga. Ngasenga isengesho ritagira izina. Ariko nkaribwira Yezu nkamubwira ni Nyagasani ndi gusenga kuko ngomba gusenga, ariko reka ngiye gusenga nakunezeza. Ariko uzi uko tutanezeza Yezu koko? Tugomba kujya tumugera imbere ngo Mana ngo ngiye gukora noveni, ngo imwe ngo niyo gusabira abanjye, ngo iya kabiri niyo gusabira, mbese ukagira izo noveni ukazitoza umurongo, ni byiza ntacyo bitwaye. Ariko ugomba no kugira isengesho ritagira izina. Haleluya. Ukavuga uti Yezu njya kukunezeza, ariko reka nanjye nza nituro. Nkuko umwana aragenda agasoro mu rurabo akarukuzanira, njya mbona abana banjye babinkorera, bakagenda akajya muri jaride nkabona nzaniye ururabo. Wenda ruzahita rufana, wenda rutari na rwiza ntacyo ndi burukoreshe, ariko yagize uwo mutima wo kuba yabonye akarabo yashyira mama. Noneho Yezu akambwira ati genda usoroma akarabo akariko kose ukanzanire ndakishimira. Erega igitanga ni umutima, igitanga si ibintu watanga ntabyo wabona, umutima watangana niwo Nyagasani ashaka. Nuko ako karabo rero ukagasoromo ukakazana Yezu nk'umwana mutoya arishima. Nanjye rero naragendaga nk'agasoroma nkakazana nkavuga ni Nyagasani nugashyira mu ivaze niwo bishaka, nugata niwo bishaka. Icyo nzi cyo nuko ngewe ndangije umurimo wanjye wo kumva ko ari ikintu nguhaye kandi cyakunezeza. Ako Mana koko tuzaguhora imbere tugusaba, kuko nta nubwo tuzagira imbere ngo dutuze. Nkumva ndi gukora isengesho ryo kumubwira ngo ndi isengesho gusa, uri mwiza Yezu, uri mwiza gusa. Iryo kumusingiriza uko ari, nkumva iryo ndi kurikora. Iryo sengesho rero ryaje gukurikirwa n'ikigeragezo. Noneho Yezu arambwira ati aya masengesho wakoze nari yakoze, arangije arambwira ati amasengesho rero azagutabara igihe wowe utazi. Ya masengesho nakoze rero yarantabaye. Nageze mu kigeragezo Yezu afata ya vaze y'indabyo nari naragiye muha, abona nakavaze nyine ka umwana zawe ndahari zimwe zisarasaga nabi, ariko aravuga ati umutima wabikoranye niwo ngewe ndi kureba. Buriya rero muvandimwe, nukorana umutima ntabwo ari ukuvuga ko utazageragezwa, ariko mu marira Yezu azagusangamo. Tugaruke rero kwa Mariya Magadalena. Mariya Magadalena ahagarariye twebwe mu masengesho yacu. Nitugira urukundo rukunda Yezu, rudasabiriza, utagomba kuvuga ngo ndamushaka ngo yazutse agira icyo ambwira. Mariya Magadalena mu masengesho yacu twebwe nsange yazutse ari nge wahise isezerano rya mbere, ndetse ambwire ko Petero amwambuye ubutwara ari njye buhaye. Nicyo twe tuba dusengera, nacyo kiba kitwirukansa. Ariko Yezu dushaka si uwo nguwo. Mariya Magadalena yari afite urukundo rwo gukunda Yezu gusa, ntabwo avugaga ngo agire icyo ambwira, ahubwo mubone
kubaho ntamufite ntacyo bimariye. Aragenda agezeyo asanga Yezu yazutse. Tugire rero twigire kuri Mariya Magadalena urukundo rutuma dusanga n'uwo dukunda mu kigeragezo, tunamusanga hirya y'ikigeragezo tukajya kureba uko yaramutse, kandi numara kumwegera azakwibwira. Haleluya. Mariya Magadalena rero yaragiye abibwira abigishwa ba Yezu. Abigishwa ba Yezu barahaguruka, bageze kumva ntibabona umurambo ariko barigendera. Mariya Magadalena arahaguma. Rya sengesho ryo gutakamba ugakomeza no gusenga, na ubwo muri make nubwo Nyagasani, kuko twumvikane Mariya Magadalena nubwo yasengaga gutyo suko Yezu yaragipfuye, ahubwo Mariya Magadalena yarataramenya ko Yezu yazutse. Uri kumva icyo ndi kuvuga? Nubwo wowe ukwemera kwe kutarakugezaho kwemera ko Yezu yazutse, nubwo yashubije ukaba utarabona ikimenyetso cyo gusubiza kwe, nawe uguma aho ngaho, ntiwisubirire imuhira. Kuko kwisubirira imuhira ni ugucika intege. Niho hahandi iyo abantu bisubiriye imuhira nibwo ugera mu nzira ukavuga ariko se ubundi ibi byari biki? Ukaburagiye wamara kugenda ukabuhinduye idini, ngo n'ubundi ngo muri kizaga turika ngo nta kiza kihaba, ukaburahinduye ukabugize gute? Uburi mu nzira wisubirira imuhira. Twongera twibukiranye yuko Nyagasani yasanze abigishwa be bari mu nzira basubira imuhira, nuko arababonekera. Baragenda babibwiye bagenzi babo ntibabyemera. Muri make rero habayemo iki? Kutemera. Mariya Magadalena rero yahagumye ategereje Yezu. Ariko twongere twumvikane, Yezu yabonekeye abigishwa be amaze kubonekera Mariya Magadalena. Mariya Magadalena niwe wamubonye bwa mbere kubera urukundo. Turi kureba rya sengesho ryacu rero, turebere kuri Mariya Magadalena. Tugira urukundo rutuma tujya kumva. Tumva aho ngaho turi kugenda, ndi kugenda nsubira mberega. Tugira urukundo rutuma dusubira tujya no kumva kureba Yezu. Ariko kandi rwa rukundo rurema no kwizera. Twizere ko ibyo yavuze azabisohoza, kabone naho twaba tutarabona ibimenyetso. Kuko gukutiriza kwa Mariya Magadalena no kuhaguma yisirisimba ririra hose icyo cyazuye Yezu. Ahubwo Yezu yari yazutse. Iyo Mariya agira kwizera akavuga ati reka nicara aha, ariko ndizera yuko ari rutabeshya kuko ibyo yavuze azabikora. Mariya Magadalena ari kubona Yezu agahita amumenya. Yaramuyobeye ukora ko yarafite gushidikanya. Icyo ngicyo twamaze kucyumva ko mu masengesho yacu tutazongera kujya tugira ikintu cyitwa gushidikanya. Niba Yezu avuze ngo ndagukijije, utegereze ku isaha yo gukira izajya ariko aba yabivuze. Haleluya. Aho ngaho turi kugenda tureba amasengesho dukora, n'impamvu dutinda mu bigeragezo. Nuko Yezu aba yaratubwiye ntitwemere, noneho kutemera ijambo rya Yezu bigatuma dutinda aho twavuganiye nawe. Turahatinda, imibu ikahaturira, mbese yewe bigakomera kubera ko Mariya Magadalena yagumye aho akomeza kurira. Yezu araza, niko Mariya arakomeza arahahagarara, ageze hagira utwara arunguruka mu mvu. Ubwo yakomeje guhanga amaso hehe? Aho Yezu wapfuye ari. Ubwo nuko uvuga ngo yarategereje ko yajya kubona akabona umurambo urahagarutse. Ibyiringiro bye byari biri hehe? Kuri Yezu wapfuye. Ariko nyamara Yezu yari yamaze kuzuka. Abona abamarayika baramubwira bati mugore urarizwa n'iki? Kubasubiza biramunana kubera agahinda yari afite. Mu gihe akivugana n'abamarayika, Yezu abaraje amuturutse inyuma. Kandi twongere twibukiranye yuko Yezu aguturutse inyuma hari icyo biba bishatse kuvuga, ni uguhindura ubwenge bwawe. Kuko abashaka kugira ngo, kuko iyo burya yaguturutse imbere ubasha kumubona. Haleluya. Ariko Mariya Magadalena we yari yamaze gutera umugongo Yezu muzima, yararangamiye Yezu wapfuye. Yezu muzima rero mu kuza kumubonekera yabanje guhindura ubwenge bwe, guhindura we wese kugira ngo amwiyereke mu mazi, ariko yamaze no kwiyereka ubwenge bwe. Araje rero, ahageze Mariya Magadalena ntiyamumenya, kuko Mariya yarahindukiye arebye Yezu abona ari umurinzi w'ubusitani. Ubwo rero turi kureba ya masengesho yacu atera Imana umugongo, ya masengesho yacu abona byakomeye tugahitamo gutera Imana umugongo, kandi nabyo bikaba bifite icyo bisobanura, kutemera amagambo Yezu yakubwiye. Gutera Yezu umugongo nuko uba wahindukiye utakemera rya jambo yakubwiye. Erega Mariya aza kuba yaremeye ijambo Yezu yamubwiye, ntabwo yari kuba ari kurizwa n'ibyo ngibyo. Nta nubwo ari kuba afite ayo marira, kuko yari kuba azi ko Yezu azazuka.
yari kuba bizi, ariko yari yaramuteye umugongo. Yari no kuvuga ngo Mariya nubwo ari yicaye we yari afite gushidikanya, ariko si ubukoko, ubu si ubukoko nzamenya mukura hehe, none se bya bindi yambwiraga burya byari byo. Buriya rero Mariya Magadalena yagiraga ikiganiro cyihariye na Yezu mu ibanga. Aho ngaho Yezu yarahasobanuriye, kandi yansobanuriye byinshi ku rukundo rwe na Mariya Magadalena rutigeze rubamo icyaha, ariko kandi rwari rukomeye. Nuko rero muvandimwe, Mariya Magadalena yari yamaze gutera ibyanditswe bitagatifu umugongo, yari ari mu gushidikanya. Yezu abanza kugarura ibyanditswe muri we. Haleluya. Reka tujye twibukiranya ko ubwonko burya buri inyuma. Buri inyuma iyo batushushanyiriza ubwonko mu mutwe batwereka iyi parti y'inyuma niyo iri mu bwonko. Yezu rero yagarutse, yabanje guhindukiza Mariya Magadalena, aramuhindukiza, amuvanisha amaso. Haleluya. Guhindukira hari icyo bivuze, kuvana amaso aho wari uyerekeje ugahindukira ukareba ku Mana y'ukuri. Haleluya. Kandi guhindukira twibukiranye yuko ari ukugira gutyo ukavana umutwe hahandi warebaga ukawuhindukiza ukareba inyuma yaho warebaga. Suri kubyumva? Hindukira nawe urabyumva, uvana umutwe imbere ukawurebesha inyuma. Ni ukuvuga ngo Mariya Magadalena yarebaga imbere hehe mu gahinda, mu mubabaro. Yezu ahindukiza umutwe we awugarura mu byanditswe. Yezu yaravuze, Mariya ahindukiza umutwe. Yezu yaravuze, ijambo rya Yezu rituma Mariya agarura ubwenge. Aravuga ati ariko uzi ko ari byo? Ubu se koko Yezu yaravuze, ijambo rya Yezu rihindukiza Mariya, rimusubiza hehe mu byanditswe, rimusubiza hehe mu kwizera, rimusubiza hehe mu byiringiro. Aravuga ati uyu nubwo yaba ari umunyabusitani, ariko basi nambwira aho yamushyize. Byibuze ararebye, arabonye, abona uwo munyabusitani. Noneho wa munyabusitani aba ni Yezu. Aramubwira ati Mariya we, kubera ko haleluya, yari yagaruye ubwenge. Haleluya. Yari yagaruye imyumvire. Aravuga ati yo ni Yezu. Haleluya. Yari yagaruye ubwenge. Nuko Mariya aravuga ngo Rabuni, ari byo kuvuga ngo mwigisha. Haleluya. Yagaruye ubwenge. Yari yarabivuze koko. Uzi koko. Aramubonye noneho. Haleluya. Ati mwigisha. Yezu ahita amubwira ati ntushake kungumana kuko narazamuka njya kwa Data. Aha rero tuzahaganira tusobanukirwe neza icyo iri jambo rishatse kuvuga, kuko wenda watekereza ko Yezu yanze Mariya Magadalena, yaramwanze. Ntushake kungumana. Iyo bimuna bikubwiye ntushake kungumana, watekereza uti Mariya Magadalena rwose uzi ko nta kigenda. Oya, humura muvandimwe, wivumba yo wengewe. Ayo ni amagambo y'Ikinyarwanda. Ni ukuvuga ngo ntukagira amashyushyu ushaka kumenya ibyo ubundi ibiryo biratetse, ibiryo birahiye, wowe wigira ubusambo. Ihangane turabirya neza, icyo ashaka gikorwa. Siko tugiye kurangiza twemeranyijwe. Ingoma ye yogere hose, ya Yezu, ariko ntabwo ari iyanjye, ntabwo ari iy'umuturanyi wawe. Oya, ingoma yande ya Yezu. Haleluya. Ya ngoma itazashira, itazahera, yogere hehe hose. Haleluya. Amina. Umuntu aherutse kunyereza akaririmbo, ari indirimbo ntajyaga numva ariko inkunda. Haleluya. Sinzi uko bayita. Haleluya. 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 Ni haleluya irimo za haleluya nyinshi. Mazi ya haleluya rero nkayikunda uko igiye. Naho kumbe amagambo yayo ndayafite, nzayaguheje muvandi. Uzumva. Haleluya. Amina. Ni haleluya. Haleluya. Ni indirimbo ifite amagambo make cyane ariko mazima. Ni indirimbo igizwe na za haleluya nyinshi, irimo amagambo make ariko kandi amagambo sewe nakubwira ngo yuzuye. Haleluya. Haleluya. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, uyu munsi turangije dushima Yezu, kandi tumubwira ngo basa duhe ku butwari bwa Mariya Magadalena. Wenda Mariya Magadalena yatsindwaga, Yezu ahadukosore, kuko Yezu yemeye gukosora Mariya Magadalena, aramwiyereka. Natwe yemera dukosore, ariko twakire uko turi. Imana iguhe umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.